Ya nkuko mudukurikiye ni wedding officiel, murabona ko dusudira n'inganda by the way. Urwo ni uruganda, aho ni mu nganda baturimo dukora ibisenge, dusakara amabardage, byose turabikora kandi tugomba kwikingira no mu maso. Komeze kudukurikira rwose, dukora ibikorwa byacu ni ingenzi, ni ingirakamaro. Mukomeze mudukurikire. Aho ni mu gisenge ndani, mu gisenge ndani cy'uruganda. Ndabahaye peace kandi ndanabasuhuje. Ibyo byose mureba ni abasuderi babikora, ntabwo byikora cyangwa bikorwa n'abandi bantu. Ayo marufu yose, ayo mabardage, ibyo byose nibyo twagiye dukora mu bushobozi bwacu n'ubuhanga, kandi niyo mpamvu mukwiye kutwitabira. Ayo ni amabardage, gusakara amabati ahagaze. Biba bigora ariko turabikora. Kubera ko utari amabati ahagaze y'amabardage ukuntu bigora, ni ukwitendeka. Murebe ukuntu umusumari ujyamo cyangwa uburyo ki wahagarara. Mane dukora akazi ku bwitange kagoye kandi kavunana. Niyo mpamvu ntawe ukwiye kuza gukina mu buzima bwacu wakoze cyangwa se wavunitse nk'aha. Uribaza wubutse nk'aha hantu ukagera hasi ibirometero bihari. Ndabwira nk'ababosi cyane cyane, ntimukajye muza musange ibintu byakozwe biri aho mubone ni byiza, hanyuma ngo mubure kwishyura umukozi. Ibi bintu haba harimo ubwitange bukomeye. Uribaza uyu muntu afashwe n'iki? Akandagiye kuri kariya kuma no kwa kagabo, kikaba gihirimye, aho ushije ni ikibazo. Gusakara bardage rero biragora. So urubyiruko rero mudafite icyo mukora muzaze tubahe izi training. Izi training muba muzikeneye kugira ejo namwe muzatunga ingo zanyu cyangwa byera bibageze. Ntabwo ari ibintu byoroshye gupfa kubikora, kandi ntabwo bikorwa na buri wese. So murebereho rero. Ntabwo biba byoroshye, ntabwo biba bitworoheye, ariko turabikora. Tayari byabaye buriya. Ni wedding officiel, mukomeze mutujoining, dukore subscribe, kande like, share, comment. Andika muri comment ikibura cyangwa ikisabwa.